ese urugo rwiza ubwo ni iki? Ubwo urugo rwiza ni urugo rwubakiye kuri Kristo. Rwubakiye kuri Kristo gute? Rwubatswe n'abantu bamaze kwizera Kristo bagahabwa ijuru ku bwa Yesu, kandi bakaba bariho bagamije n'ubundi gusohoza ibyo Kristo ashaka. Ubwo urugo rwiza ntabwo ari urugo rw'umugore n'umugabo, ahubwo urugo rwiza ni urugo rwa Kristo gusa, ariko akaba atuye mu mugore, akaba atuye no mu mugabo. Ubwo urugo rw'umugore n'umugabo rwo ntirushoboka, ntabwo rushoboka. ahubwo urugo rwa Kristo utuye mu mugore akaba atuye no mu mugabo, nge numva twasoza tuvuga ko ari rwo rugo rwiza, ariko kandi narwo rugo rwonyine rushoboka. Yego. Byo pe, ubwo mbese muvuze ko urugo rwiza bidasobanuye umugabo ufite amafaranga angana gutya, yego, muremure se, yego, w'ibogari, yego, cyangwa se umugore ufite uburanga budasanzwe, yego, w'inzobe se, ufite amataye, mbese w'ikizungerezi. Abo ntabwo aribo bantu babiri bubaka urugo rwiza. Yego. Ahubwo ni wa muntu utuwemo na Kristo. Yego. Umugore cyangwa umugabo uko yaba ameze kose, ibyo mwaba mutunze byose, naho mwaba mutuye hose, niba muri Kristo, akaba ari nawe mushaka kubakiramo, bizakunda. Cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo Uwiteka atari we wubatse urugo, abubatse baba baruhira ubusa. Turabasuje cyane abakunzi b'ibiganiro byacu. Yego. Abakunzi ba channel Ijuruntirikorerwa TV, turabakunda, namwe muradukunda, turabizi. Niyo mpamvu mudukurikira. Twongeye rero kugaragara imbere ya kamera tubagezaho ibiganiro byiza, ibiganiro mukunda, ibiganiro by'ingirakamaro. Ngewe rero ubavugisha, niba ari ubwa mbere ntabwo nzi, ndagira ngo nkwibwire. Ndabavunye Eugenie, umwana w'Imana, umukristo, umukiranutsi, umutagatifu ku bwa Yesu. Nk'uko bigaragara rero ndi kumwe n'undi muvandimwe, abenshi baramuzi, abasanzwe badukurikira muramuzi, ariko n'ababa batamuzi nabo arabibwira. Ni karibu muvandimwe, ni karibu muri Sanga. Urakoze cyane. Hari umuntu wigeze ambaza, hari umuntu wambwiye ati tese burya ate Eugenie ndajyaga mbona mukorana ikiganiro, ati nkagira nyine ngo ni mwene soko koko nkuko mamuvuga. Ati naho kumbi burya harimo n'ibindi. Ariko ubwo wenda sinzi nimba bakudukurikiye babyumvise icyo nashakaga kuvuga, ariko nishimiye ko munyakiriye kuri channel yacu, ariko munakira n'abadukurikira. Nanjye ndanezerewe cyane. Amazina nitwa Emile&Eugenie, ndi umwana w'Imana mbere ya byose. Nejejwe no kuvuka ku Mana, umuremyi w'isi n'ijuru, uwahanze byose, ubeshaho byose, ushobora byose, uzi byose, uriho, wahozeho, kandi uzahoraho iteka. Amen. Uwo niwe mubyeyi wanjye. Ni ibintu njya numva bimpa agaciro kanini cyane, ariko sinavutse ntyo, ahubwo navutse ndi umunyabyaha nk'abandi. Ariko igihe kigeze numva ubutumwa bwiza bumbwira ko ibyaha byanjye byose byagiye kuri Yesu akabihanirwa. Bityo nanjye ndabyizera, nemera ko Imana ari nyakuri,
bituma mpinduka umukiranutsi ku Mana ndetse biba rimwe biba bihagije iteka. Ndiho mu isi ndi umukiranutsi nta teka nzacirwaho, ibyo bikampesha amahoro bigatuma nyura muri byose ntekanye nguwe neza ndamahoro. Nkaba rero ndiho mu isi kugira ngo namamaze neza y'Imana ku batarayimenya, ariko no kubayimenye dufatikanye kwishimira ineza Imana tugire muri Kristo Yesu. Uyu munsi nkuko mubibona ndi kumwe n'umuvandimwe Eugenie, tukaba mu by'ukuri tunejejwe cyane no kubakira noneho twembi. Turabakiriye cyane mu biganiro byacu, tubahaye karibu cyane. Mwibuke gukanda subscribe ku batarabikora, mwibuke gukanda like, mwibuke gukanda share, mwibuke kwandika comments kugira ngo bidufashe kumenya ibibazo mufite, ibyishimo mufite, mudusangize byose kugira ngo ibiganiro burya ngo binaryoha bisangiwe. Noneho umuryango w'abakiranutsi abatagatifu ukomeze kwaguka. Amen. Uyu munsi dufite icyo bita special. Special kubera ko natwe twubatse urugo, iteka tuba dutekereza ku ngo, tuba twibaza what can we do, twakora iki kugira ngo dufashe ingo, twatanguye musanzu wacu ku ngo. Mu by'ukuri turabizi ibyo abubatse ingo mu Rwanda nabyo, ariko umuseribateri ntakureho urushinge ngo nuko tuvuza abubatse ingo kuko nawe uzarwubaka. Ntago ikiganiro ari cyubatse ingo gusa, ahubwo ni icya bose. Ariko kiravuga ku bijyanye n'urugo. Ubwo rero wowe nubimenya kare uraba witeganirije. Turagira ngo dutange umusanzu wacu ku bijyanye n'ingo, urugo rwiza, urugo rw'amahoro, urugo rw'umunezero, urugo mbese rwujuje ibyangombwa byose. Nibwo tugiye kuvuga. Apana zirarazishya mujye muzumva handi. Twebwe turagira ngo tubabwire urugo rw'amahoro, urugo rw'umunezero, urugo rw'ibyishimo, urugo rwuzuye. Yego. Aha. Ufite iki rero? Ngiye dore icyo mfite. Kubera ko byose turabikura mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tujye mu ijambo ry'Imana mu Efeso mu gice cya 5 turebe abubatse ingo uko Imana yababwiye bagomba kubana. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 22 niho ayo magambo ahera kugeza. Reka dusome turagarukira nko kuri 27 biraba bihagije. Reka dusome. Reka ngubwire ko tugiye kuyasoma aya magambo. Ngiye gusoma imirongo 3. Nawe urasoma 3. Muri Bibiliya yera. Umve rero ukuntu bari kuvuga. Baravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ngenda soje. Ngiye kuba gusoma nibyo. Nanjye reka nsome. Ubwo ngenda hera kuri 25. Ngeze kuri 27. Nawe ni 3. Haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu
nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Amen. Amen. Wewe wavuze amen? Nanjye nayivuze. Uzi ko maze nayo wavuze? Oya nayivuze. Tago nibuka. Kubera ko ngiye nasomye ibireba abagore. Sinzi niba ari umugore turi kumwe yavuze amen. Cyangwa niba yavuze ati rekada. Oya na amen. Hanyuma aya magambo arasa nakomeye kuyumva, ariko Imana iraduha kuyoroshya kugira ngo dukurikiye usobanukirwe. Bavuze rero ngo abagore bagandukira abagabo nk'uko bagandukira umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo tubwire nimba bishoboka. Birashoboka. Ku bakiranutsi. Yego. Kuko aya magambo nibo yandikiwe. Ntabwo rero Imana itubwira ikintu kidashoboka. Birashoboka. Ariko n'ubundi bishobokera nyine mu Mana. Okay. Umukiranutsi birashoboka kuganduka. Umugore birashoboka ko agandukira umugabo we. Baduhaye icyitegererezo ko aba akwiriye kugandukira umugabo we nk'uko itorero rigandukira Kristo. Ni icyitegererezo cyiza, ni n'ikigereranyo cyiza, kuko Kristo nyine yakunze itorero. Itorero ni umuntu wese wizeye Kristo agahabwa ijuru ku bw'ubuntu. Yego. Urumva yahawe impano atarakwiriye. Yego. Umuntu aba ari aho yumva afite ikibazo n'Imana, akazajya kwisanga akumva amakuru, agahita yumva abaye umwana w'Imana, agahita yumva afite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru, akajya yicara azi ngo uko byagenda kose ubu Imana irankunda kubera Yesu. Yego. Urumva icyo ni ikintu gikomeye Kristo yakoreye itorero, ku buryo kumugandukira ni ibintu byoroshye cyane. Itorero, umuntu wese wakijijwe yumva nawe afite ishyaka ry'imirimo myiza, yumva afite ishyaka ryo gukora ibyiza byahura n'ibyo Yesu amushakaho, ariko akurikije nayo ibyo Yesu yamukoreye. Kuganduka k'umugore agandukira umugabo bishobokera umugore uri muri Kristo. Ego. Kuko ababikora ngo nk'uko agandukira umwami, ni nako bavuze ariko. Ego. Bagore nibyo 22. Urumva umurongo wa 22 uratanga ibanga. Nimba bavuze ngo mugandukira abagabo nk'uko mugandukira umwami. None waba utagandukira uwo mwami ukagandukira umugabo gute? Umva ukuntu bigiye koroha. Niba umugore agomba kugandukira umugabo we, sibyo? Akabikora ariko nk'uko nanone umwami asanzwe agandukira abimutegeka. Ego. Nabyo akabikora n'ubundi ari kugandukira. Yego. Wa mwami. Yego. Ako nako gahinti, ariko bita hinti. Ako niko ka mode pass. Ego. Nuvuga ubundi umugore, uwo mugore uri mu mwami asanzwe afite umwami agandukira. None umwami aramubwira ati rero nk'umwami wawe. Ego.
ndagira ngo nkubwire ikindi kintu nshaka sibyo nka wa mwami wawe wagupfiriye wa mwami wawe usanzwe unezeza wa mwami wawe usanzwe wumvira ndagira ngo ngusaba kandi ga service nuko usanzwe ubigenza mbese ni nkuko waba ufite boss cyangwa se umukoresha noneho ahubwira ati rero inshingano zawe ni A B C D urimo kubyumva ukavuga ati ndiyo boss ejo boss ukavuga ati rero mu kazi kawe nakongereyemo na E urimo kubyumva noneho birumvikana ko ntabwo umugore aza kugandukira umugabo nk'ubitegetswe n'umugabo nk'uri no kubikorera umugabo ahubwo abikorera nde umwami urimo kubyumva ndetse boss yaguhibwira ati ku nshingano zawe nkongereyeho indi akanakubwira ati si ibyo gusa ahubwo no kukashahara naho hari ikintu cyazamutseho uravuga ngo avozo rudre boss noneho rero niba kugandukira umutware niba kugandukira umugabo atari ibyo umugabo antegeka aho kuko icyo numva cyo abintegetse kuko atamfiriye ntabwo nabyemera niba impamvu binanirana nuko umugabo abintegeka kandi nareba umugabo nkabona n'ubundi nawe mu buryo busanzwe n'umunyantege nke hari ibyo nawe atanshoborera urimo kubyumva ngahita mvuga ati umve rwose hari ibyo ari bumwire nkabyemera hari ibyo ari bumwire simbyemere ndakora ibyo nshoboye ariko niba ari umwe wagupfiriye akazuka akamena amaraso ku bwawe akavuga ati noneho warusanzwe unyumvira kuri ibi nibi sibyo ariko noneho ndagira nkongereremo akandi nako kazajya kanezeza noneho ugandukira uriya mutware mu bana sibyo nubikora buriya ninjye uzaba ugandukiye kandi irahemba ntabwo yambura uraza kuvuga uti ubwo ari boss ubivuze mukuru ndabikora kubwe ariko mva kandi kantu karimo karyoshye ko kubikora kubwe urakazi harakandi kandi uri kumvamo njye harakandi kumvamo reka manzi ngakubwira ariko wowe dukurikiye uba maso akenshi ibyo tutagandukaho reka nishyire muri urwo ruhande rwaba ijambo riri kubwira hari igihe uba uri kuvuga ati nshobora kumwumvira muri iki ntibigende nk'uko nshaka urimo kubyumva ushobora kuvuga ati ninumvira umugabo muri iki ntibiza kugenda nk'uko nshaka urimo kubyumva niba yenda ari kugupropoza ibitandukanye na proposition yawe we wari ufite ukavuga uti kandi nibigenda uko ndashaka hari igihe byagenda nabi urimo kubyumva umve assurance niyo nshaka gutanga nuko nubundi ukoze icyo boss mukuru ashaka urimo kubyumva bivuze ngo uko byamera kose nubundi boss mukuru we araza kubijyana abishyira mu murongo we uraba wakoze icyo boss ashaka nawe rero arabikorera kugira ngo asohoze isezerano nibyo kuko wamwubashye nawe aramwubahisha uwakoze icyo ashaka uko byamera kose nawe arinda ijambo rye kugira ngo risohoze icyo yaritumye reka mvuge ngo niyo ako kanya utahita ubona ko biri mu murongo ushaka ariko bikorere apana umugabo wawe ahubwo bikorere umwami hanyuma umwami niba ari umwami koko azakora ibya cyambi harakandi kandi uri kumvamo ngende ndimo numva twinshi
ariko singucure. Akandi numvamo urumva nanone Imana yego muri iri jambo idusaba nk'abagore yego kugandukira abagabo bacu yego nk'uko tugandukira Kristo yego ariwe mwami wacu. yego Iyo ni motivation, ibyo ni byiza kubera ko nubundi twagiye tubibona ko iyo umuntu agendeye mu cy'Imana ivuga yego nyine n'ingororano zituruka muri rya jambo arazibona. yego Twizeye ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu tubona ubugingo buhoraho. Urwo ni urugero. yego Ibyo ni byiza, ariko nanone no ku ruhande rw'uwo mutware nawe biramunezeza iyo umugore we amugandukiye, kandi nawe hari ibyo aba yaragukoreye byiza. yego Urumva Kristo tumugandukira kubera ibyiza yadukoreye biri ku rwego rurenze umuntu atabasha no kuvuga uko biri. Ariko n'umugabo nawe burya umugabo wanshatse, umugabo wagushatse aba afite impamvu zatuma nawe wakumva n'ibyo akubwira. Kuko kugira ngo umugore n'umugabo babane akenshi biba byaturutse ku mugabo. Umugabo araza akakurambagiza, mu kukurambagiza hari ibyiza kwereka, mbese ku buryo nabyo ugiye unabitekerezaho nabyo byagutera no kumugandukira. Aba yaragukunze akagutoranya mu bandi benshi cyane. Ibyo byose wabitekerezaho ukavuga uti ubundi ko yankunze akansaba urukundo nanjye nkarumuhereza tukiyemeza kubana. Ese ko twiyemeje kubana niba intego ari ukubana, kandi kugira ngo tubane birashoboka gusa ari uko nemeye kumugandukira cyangwa se nemeye gutwarwa. Kuko niba ari umutware nyine ubwo niwe utwara. Rero ndamutse ntemeye gutwarwa ubwo n'ubundi urugo ntirwashoboka. Kandi cyamvanye iwacu nawe kikamuvana iwabo kwari ukugira ngo twubake urugo. Iyo mugiye kugendana muri babiri ntago byakunda mwese mushatse kuba abayobozi. Imodoka iba ifite umushoferi umwe naho yaba irimo abantu benshi. Birashoboka rero kugira ngo urugo rukunde nuko buri wese ahagarara mu mwanya Imana yamuhaye. Cyane ko ibi bintu burya Imana ibifite n'ukuntu yabisetinze. Yaremye umugabo, ariko irangije kurema umugabo inamuremera umufasha. Ntabwo rero umufasha yaba umugabo, kimwe n'uko umugabo nawe ataba umufasha, ahubwo buri wese ahagaze mu mwanya we neza nabwo burya aba yubashye Imana. Ngenda ndamutse nemeye gutwarwa, hari irindi jambo ryunganira iri ngiri riba muri Tito mu gice cya 2 ribwira n'ubundi abagore ko bakwiriye kwemera gutwarwa no kugengwa n'abagabo babo ngo kugira ngo n'ijambo ry'Imana ridatukwa. Twari turimo tureba ko mu by'ukuri icyo warukomojeho numvishe gikomeye nuko uretse no kuba uri kugandukira umwami, ariko n'umugabo aba afite ibyo yagukoreye byakabaye biba nanone impamvu yo gutuma umugandukira, birimo no kubera gutoranyije mu bandi benshi nyine akakubenguka akaguhitamo akavuga ati n'uyu tuzabana, kandi anyuze nyine ku bandi benshi cyane. Nacyo ubwacyo wari ukwiye kukimwubahira, ni nkacyo wari ushatse kuvuga. Hanyuma ariko indi mpamvu koko nayo wakomojeho ni uko hatabayeho ubwo bwumvikane, urwo rugo rwubatswe na babiri ntabwo rwashoboka, kuko buri wese yashaka kuyobora ajyaniwe n'undi agashaka kuyobora ajyaniwe, nabwo ugasanga icyo kinyabiziga ntikibashije kugenda. Icyo nacyo nkacyumvamo, ndetse nkaba nagaruka mvuga ngo ubwo birimo n'iyo nyungu y'uko buri wese ahereza undi amahoro, cyangwa se ni n'aha amahoro yakaba yaturuka kubwo bwumvikane bw'abantu babiri bahisemo ko buri wese atabangamira mugenzi we, ahubwo ukamwuzuza nawe akakuzuza, ariko umwujurije mu murongo
w'ibyo nawe ijambo ry'Imana riguhamagarira. Yego. Numvaga ari nkaho uri kuganisha, ariko nibyo inyungu yindi nyine irimo nayo mahoro, nawe biguha amahoro iyo mu by'ukuri umugabo umugandukiye, ntumunanize mu bitekerezo, ahubwo ukamworohera, bitavuze ko utamwereka wenda nawe position ufite, nk'uko wavuze ko umudamu nyine ari umufasha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, hanyuma ariko nanone mu kumwereka position nanone ukamuharira bwa burenganzira bwe bwo kuba nyine nanone ari umutware. Ibyo rero numva kuri urwo ruhande koko kugandukira umutware birashoboka, cyangwa se kubaha umugabo birashoboka, tugendeye ku izo ngingo twagiye tuvuga zigiye zitandukanye. Iya mbere ikomeye ni uko tubitegekwa n'umwami uruta umugabo, bityo tukaba dukwiye kubikorera uwo mwami, kuko uko byamera kose ubwo ariko yadutegetse, iyo tubikoze n'inyungu zabyo tugomba kuzibona. Ikindi nta mpungenge dukwiye kugira ngo nimugandukira kuri iki ntago biza kugenda neza, kubera ko mu by'ukuri turaza gusanga atari we ngandukiye, ahubwo ngandukiye umwami, bityo biraza kugenda neza bidashingiye ku mugabo, ahubwo bishingiye kuri uwo mwami ngandukiye. Ikindi tusanzemo ni amahoro bizana mu rugo, kubera ko ntawe uri kunaniza undi, ahubwo buri wese ari gukora umwanya we, hakabaho kuzuzanya aho kugira ngo habaho guhangana. Hanyuma reka tugaruke noneho, ngira ngo niba aho twaba tuyimutse gato niyo twaza no kuhagaruka, kubera ko Imana irakomeza kuduha byinshi. Tugaruke no ku bagabo. Bavuze ko abagabo bagomba gukunda abagore babo, ariko mu buryo nanone Kristo yakunzemo itorero akaryitangira. Aho naho ndagira ngo tuhaganireho, mu by'ukuri icyumvikana ni uko umugabo ubwe nta bushobozi afite bwo gukunda umugore we ku rwego nk'urwo Kristo yakunzemo itorero. Umugabo ubwe ubwo bushobozi ntabwo afite. Ariko ndashaka kuvuga iki ngiki, ndashaka kuvuga ko ubwo umugabo nanone wamaze kwizera Yesu, akaba yaramaze gusingira umurimo wabereye i Karuvari cyangwa se ku musaraba, akaba yarakiriye urwo rukundo Kristo yakunze abari mu isi, cyangwa se yakunze itorero, akemera kuryitangira. Uwo mugabo noneho ibijambo rivuga yabishobora atari we, kuko uwabishoboye kera n'ubundi abatuye muri we. Ndagira ngo icyo kintu nkidevelope cyumvikane. Umuntu nta rukundo afite, ntarwo, ariko Yesu ajya kuvuga ngo ntawaruta umuntu ukunda inshuti ze kandi akazitangira. Yesu rero niwe wenyine wagaragaje urwo rukundo rwo kuba yarasize byose yari afite mu ijuru, akemera kuza mu isi akicisha bugufi, akambara akamero k'umuntu, ndetse akemera kujya mu cyimbo cy'uwo muntu, kugira ngo noneho mu by'ukuri wa muntu acungurwe, ababarirwe, yemerwe n'Imana, yinjire mu bwiza atari asanzwe afite, ahubwo yinjijwemo na Kristo wakoze byose yasabwaga kugira ngo nawe anezeranwe nawe. Ubwo rero mw'uwo murongo wa Kristo muri nge, birashoboka ko noneho nanjye nakunda umugore wanjye ndetse nkanamwitangira, ngamije kugira ngo muproteje, ko Kristo ni protection kuri twebwe, ngamije kugira ngo munezeze, niwe byishimo byacu. Reka mvuge ko Kristo yatuzanyemo ubuzima tutari dusanzwe dufite,
birashoboka rero ko n'ubundi Kristo muri njyewe yampereza kunezeza umugore wanjye, yampereza kumukorera, navuga ngo ibyo watabasha kwikorera, nkamukunda, nkamurinda, mu by'ukuri nkamukundwakaza, sinamuharike nk'abandi, ariko nanone mbihawe nande na Kristo. Reka ngaruke ku iki ngiki. Akenshi gituma umugabo ahari ku mugore, hari igihe avuga ati namuzanye ari mwiza, agaragara neza, ariko ntago akiri kuri success. Hari abandi bamurya, hari abandi bamukuramo ngo umujene akura mundi, noneho agasigara areba abandi batoya abandi bafite ukundi kuntu bateye, akavuga ati mu by'ukuri umugore wanjye ntabwo akijyanye nanjye, ntabwo agihuye n'ibyifuzo byanjye, sibyo? Iyo bimeze gutyo rero, urukundo umugabo yakundaga umugore ruba rwamaze kugira ikibazo, ruba rwajemo inkomyi, ndetse reka mvuge ngo nta nicyo gituma n'izindi nshingano zose umugabo yuzuzaga mu rugo zitangira kugenda zimunanira, kubera ko umutima ugabuyemo kabiri. Ariko byashoboka bite kugira ngo umugore wazanye umukunze, umwita akazuba ko mu museso, umwita amaso y'inyana, umwita akarabo ka mu gitondo, umwita amazina menshi y'urukundo, byagenda gute kugira ngo n'ubundi ukomeze kumubona nka kwa kundi ntibihinduke? Aho bishoboka ni hehe? Aho bishoboka ni nk'uko Kristo nyine yakunze itorero, kubera ko Kristo ntabwo yadukunze kubera ko turi beza ubundi, oya ndetse yadukunze turi babi, aduha ubwiza, aduhuza n'Imana, mbese atuma Imana itwemera tutari dukwiye, ariko ndetse ahubwo anafata urundi rugendo muri twe rwo kugenda arushaho kutugira neza no mu mibereho yacu. Bivuze iki? Bivuze ngo umugabo wakunze umugore, ariko akaba ari kubona umugore atakimeze neza nk'uko yabyifuza, reka mvuge ngo n'ubundi inshingano zo kumugira neza ahubwo zari izawe. Kuko niba ari ugukunda nka Kristo, Kristo yadukunze turi babi, ahubwo yifuza kutugira beza. Ubwo bivuze ngo n'umugabo nawe, reka mvuge ngo wenda yanagukunze uri mwiza mu buryo bw'ibigaragara, ariko ubwo birasaba ngo n'ubwo bwiza bundi bwose yifuza ko waba ufite bukomeze guturuka kuri we. Yesu rero nta nkunda mu gitondo, saa sita bibe byahindutse, nta nkunda saa sita nimugoroba bibe byahindutse. Rwa rukundo wamukundaga umutera imitoma, umubwira ko uzamujyana ku zuba, ariko uramutoma ngenda njya mujyana atari we, ujye uwemera. Oya, ni kwa kundi nyine njya numva bavuga ngo bisaba ko umusore yiyemera ngo kugira ngo abashe kuzana umugore, ariko ntago byashoboka. Mutiyemeye umusore katiyemeye ngo nikarongora inkumi, ariko kuzuba se ko nta n'ikinyabuzima cyahaba icyagenewe kuba ku isi, ntago cyajya kuzuba ngo kihabe. Ni ntawo gutera ntuzandenganye, yenda narawupinze uriya ngo zamujyana kuzuba, ngo natashima ngo mujyane ku kwezi. Abo bantu bose ntabwo yashoboye, maze niyo ryatse cyane turi hano, ahubwo yabamugiriye nabi. Niyo ryatse cyane turi hano dushaka aho duhungira. Ariko nenda kwivugira gusa ngo urwo wamukundaga rugatuma umubwira ayo magambo yose, noneho birasaba ngo ahubwo ntirucogore, rukomeze kwiyuburura. Kandi birasaba ngo ukomeze nawe kwibwira uburyo Yesu agukunda. Sibyo? Ukomeze kwibwira uburyo Yesu agukunda. Ese ankunda kuko ndi mwiza? Ese ankunda kuko nta manenge mfite? Ese mu by'ukuri nuko nubahiriza buri kimwe cyose ansaba, niyo mpamvu nkunda? Aha, ariko ubuntu bw'Imana buzubaka ingo.
buzazubaka tu wowe gusa ugomba kuri cano kuko hari igihe abantu batamenya iyo tuvuga ubuntu bw'Imana hari igihe abantu batamenya ibyo tuba turi gushaka kuvuga. Ntitukubwira gusa iby'ijuru, turakubwira n'ubuzima bwiza. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo ubuntu bw'Imana butwemeza ko Imana yadukunze tutari beza, ikatwambika gucyanuka kwa Yesu, kukatubarwaho tukemererwa ijuru ariko tutari beza pe, sibyo? N'uyu munsi Imana igakomeza kutugira beza no mu mibereho yacu, ariko ntabwo izo ngeso nziza zuzuye ku buryo arizo zatuma Imana itwemera. Ikomeza kutwemera rero tutari beza, ahubwo itwemereye muri nde? Muri Kristo Yesu, we bwiza bwacu. None rero niba uko kuntu utameze neza, Imana ibyirengagiza igakomeza kukwita mwiza, equation umukoro ku bagabo, ubwo urakomeza kumumwita mwiza udashingiye ko yabyibushye kandi waramuzanye ari kamaneke. Yewe reka mvuge ngo arakomeza kukubana mwiza hari n'udukosa yakoze no mu buzima busanzwe, kubera ko nawe ujya udukora. Ariko Imana igakomeza kugukunda atari ukuri mwiza, sibyo? Ikindi nuko uko umukunda, bavuze ko Kristo akomeza kweza itorero mu magambo twasomye akoresheje ijambo rye, amazi. Ariko amazi yavugwaga hariya ni amazi nk'ijambo rya Kristo, ngira ngo banabisobanuyemo aho twasomye ni umurongo wa kangahe? 26 ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Ariko mu by'ukuri amazi avugwa hano ni ijambo ry'Imana. None rero ayo mazi nk'ijambo rikomeza kutweza, ndashaka kubivuga gute? Ndashaka kuvuga ngo uko buryo ukomeza gukunda umugore wawe, ni nako ukomeza kumugira neza, ni nako ukomeza kumwitaho se mu yandi magambo. Ndashaka kuvuga ngo urukundo umukunda ntirusigana no kumwitaho mu buryo bwose bushoboka, sibyo se? Kandi ubwo ukomeza kumwitaho ukomeza kwigirira neza nawe, ngo azaryishire ridafite ikizinga cyangwa se umunkanyari. Ni nawe ukomeza kumukiza ikizinga cyangwa se iminkanyari, ariko bijyanye n'ukomeza kumwitaho. Mbese uko umwitaho nawe ararespondinga, uko umwitaho nawe arabikugarurira mu yandi magambo, akugarurira burya ibyo wamuhaye nawe, sibyo se? Nibyo hano banavuze ngo ukunda umugore we, yego aba yikunda, yego n'ubundi ibyo umukorera biba biri bukugarukira. Nibyo ibyo rero ntibishobokera undi muntu utari umukiranutsi, kuko buri kimwe cyose kivuzwe baravuga ngo nk'uko Kristo, ahandi ngo nk'uko mugandukira umwami. Aho ngaho ipfundo rya byose, ibanga rya byose ukubanza kuba umukiranutsi, ni ukuba umukiranutsi, ni ukuba muri Kristo, ni ukuba mu mwami. Nuba mu mwami urugo ruzashoboka, sibyo? Nibyo, urugo ruzashoboka. Ntabwo umugabo azatangira kuvuga ati no tumugore ati yarahindutse, ati ntagisa neza, ati abandi oya. Mu by'ukuri uzakomeza kubona asa neza hashingiye ko urukundo umukunda ni rwa rundi nawe Kristo yagukunze, ntabwo agukunda n'ubundi udahora ukuri mwiza, ahubwo akomeza kukwemerera mu rukundo rwe nanone, sibyo se? N'abadamu rero nabo mu by'ukuri inshingano zabo ziroroshye ariko bazikoreye mu mwami, nk'uko n'abagabo inshingano zabo zoroshye ariko bazikoreye tuzikoreye mu mwami. Tuzikoreye mu mwami. Ariko reka nongereho iki ngicyo, ariko wagikomojeho mu bintu wavuze, nuko uko kundi ijambo ry'Imana rivuga ntiriba ridusaba ibyo tudafite, ahubwo riba ritwereka ibishoboka nyine mu gihe twaryumviye. Ubwo uko kuntu ribwira umugabo bivuze ko umugabo yemeranyijwe n'Imana ku iryo jambo, ibyo nyine yabishobora.
sibyo muri we ntibishoboka ariko muri Kristo uri muri we bigize ute birashoboka n'umugore nawe uko kuntu rimusaba we ntabishoboye ariko Kristo muri we birashoboka yego ni byiza rwose biragaragara ko n'urugo rwiza rushoboka yego muri iyi minsi nyine biragoye yego sinzi niba na kera ariko byari bimeze ariko abantu benshi basigaye bavuga ngo ingo ntizigishoboka ingo zarananiranye yego ariko ahari ibanga nyine ubu ngubu uraryumvishe yego ni ukubanza ukaba muri Kristo yego noneho Kristo akagukorera ibyakunaniye yego Kristo akagandukira Kristo akagushoboza kugandukira umugabo wawe yego nk'uko n'ubundi ugandukira Kristo yego ariko Kristo nanone agashoboza umugabo gukunda umugore yego nk'uko nawe Kristo yamukunze yego bikanakunda noneho ko urumva banatubwiye ko ngo umugabo ari we mutwe w'umugore nk'uko na Kristo nawe ari umutwe w'itorero ubundi itorero nyine itorero umutwe ni Kristo abandi bose turi muri iryo torero turi ingingo yego umuntu iyo abikoze agendeye ku kubaha Imana ubikoze mu mwami ubikoze ukurikije ijambo ry'Imana nta gihombo kibamo nta gihombo kibamo n'inyungu nta gihombo kibamo ariko ubwo reka mvuge ngo centre y'ibintu byose centre cyangwa se ipfundo rya byose ni Kristo ese urugo rwiza ubwo ni iki ubwo urugo rwiza ni urugo rwubakiye kuri Kristo rwubakiye kuri Kristo gute rwubatswe n'abantu bamaze kwizera Kristo bagahabwa ijuru ku bwa Yesu kandi bakaba bariho bagamije n'ubundi gusohoza ibyo Kristo ashaka ubwo urugo rwiza ntabwo ari urugo rw'umugore n'umugabo ahubwo urugo rwiza ni urugo rwa Kristo gusa ariko akaba atuye mu mugore akaba atuye no mu mugabo noneho rero Kristo kubera ko Kristo ntiyavuguruzanya na Kristo ubwo urugo rw'umugore n'umugabo rwo ntirushoboka ntabwo rushoboka ahubwo urugo rwa Kristo utuye mu mugore akaba atuye no mu mugabo njye numva twasoza tuvuga ko ari rwo rugo rwiza ariko kandi narwo rugo rwonyine rushoboka abantu rero bagasangira Kristo abantu bakarya Kristo abantu akaba ari we basangira akaba ari we ubahuza akaba ari ubabera byose bakibwira ibye ku manywa na nijoro bakabisangira bikabatungisha bagatunga bagatunganirwa ibyo pe ubwo mbese muvuze ko urugo rwiza bidasobanuye umugabo ufite amafaranga angana gutya yego muremure se yego w'ibogari yego cyangwa se umugore ufite uburanga budasanzwe yego w'inzobe se ufite amataye mbese w'ikizungerezi abo ntabwo aribo bantu babiri bubaka urugo rwiza yego ahubwo ni wa muntu utuwemo na Kristo yego umugore cyangwa umugabo uko yaba ameze kose ibyo mwaba mutunze byose naho mwaba mutuye hose niba muri Kristo akaba ari nawe mushaka kubakiramo bizakunda cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo Uwiteka atari we wubatse urugo abubatse baba baruhira ubusa nibyo reka dusoreze aho ariko tuzagaruka muri iki kiganiro kuko
waruvuze ngo umugabo mwiza ngo ufite amafaranga menshi ubwo tuzareba iyo yabuze bigenda gute umugore mwiza ufite amata yameze gutya tuzareba impamvu abagabo bajya kuyashaka mbese ikigaragara iki kiganiro kizakomeza niyo mpamvu niba utarakanda subscribe ugomba kubikora ubutaha ntuzakirwe n'ikiganiro. Niba ushaka kujya kuri WhatsApp group yacu 0784425057 amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose none n'iteka ryose. Amen. Amen.